Nitwa Karamuka Jean Paul, ndi umunyarwanda utuye muri Angola, niho nurutse. Umushyikirano ni ibintu by'agaciro, ni ibintu byubaka. Nkanjye ku giti cyanjye ni ibintu nishimiye cyane. Inama y'umushyikirano yagenze neza, twabyishimiye, bihuza abanyarwanda benshi n'ibitekerezo, ari abo mu Rwanda ari n'abo hanze, twe tuba muri diaspora yo hanze. Icyadushimishije cyane ni uko twabonye ukuntu u Rwanda ruratera imbere, ba bantu bo hasi, abantu bibazaga yuko kwitinya kuvuga ngo ntacyo bafite, n'uhereye ku busa, duhereye ku bantu benshi twagiye tubona batanga ibitekerezo byabo uko batangiye n'aho bageze ubu, bituma natwe ubwacu twumva yuko bidasaba ko umuntu ahera ku kintu kinini, n'uhereye ku kintu gitoya hari aho yagera.